ubwitabire bw'urubyiruko muri iyi myuga by'umwihariko mu nigisha yerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi ntabwo ubwitabire buragera ku kigero gishimishije. Ni urugamba, ni uguhozaho, ariko se muri kubikoraho iki, muri guhindura imyumvire gute kugira ngo byuze tuzabone ikigero kiri avance kandi kirimo abantu b'abajene banabyize? Urubyiruko rero rwacu mu by'ukuri ntabwo rwari rwabyumva, kandi mu by'ukuri ni umwuga uwitabiriye wakubeshaho mu buryo bwihuse, ukaba washobora kwibeshaho ukabeshaho na famiye. N'umujene rero uvuga ati sinatuba amase, ntabwo nakandagira mu itaka, ni ya myumvire nyine yo kutamenya ko akazi icyo kagusaba ugomba kugikora kugira utunganye. Ibihe byiza tubifurije kumererwa neza cyane inshuti bakunzi b'Icyuzuzo TV. Twizere ko mufite ubuzima bwiza buzira umuze, bwa buzima buzira inzara, bwa buzima buzira inyota, bwa buzima ariko buzira ubunebwe. Nimba uri umujene, nimba uri umuntu mukuru, nizere ko amaboko atari mu mufuka, nizere ko muri mu myuga myinshi igiye itandukanye, ariko kandi tujya tubakorera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nyuma y'uko mwagiye mubidusaba bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Kuri ubu twagiye hahandi kuri fondation, hahandi hari ba bahinzi beza b'ejo hazaza, hahandi hari ba bantu b'abanyabwenge bashobora kubikora mu buryo buvanze na tekinoloji cyangwa se buvanze n'ikoranabuhanga, cyane ko na leta yacu y'u Rwanda arizo nama ikunda kutugira. Ushize twari twagiye muri groupe scolaire officielle de Butare mu Ndatwa n'Inkesha, mwabonye uburyo imyuga ishobora kuba yakorwa neza. Kuri uyu munsi twanyarukiye mu kigo cy'ubukombe cyahoze cyitwa EAV Kabutare, ariko kuri ubu ngubu cyitwa Kabutare TVET School. Nizere ko naho turi buze kugiriramo ibiganiro byiza, ntimuze kubicikwa. Cyane ko iki kigo tugiye ku mateka gatoya nakubwira ko hagiye hatangwa uburezi mu mashami y'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, nabyo dukunda kuyibandaho cyane mu biganiro byacu. Baraza kutubwira se ko kino kigo cyigisha ayo mashami babona progress cyangwa se umusaruro umeze gute, kuba bigisha abana b'u Rwanda iyo myuga yombi babona babyumva neza, cyangwa se n'uruhe ruhare banafite mu iterambere ry'iyo myuga yombi. Byose turaza kugenda tubiganiraho, ntimuze gucikwa. Ariko nta nubwo turi butinde, turi kumwe n'umuyobozi w'iki kigo, aratangira yibwira n'abakunzi bacu. Murakoze cyane. Nitwa Nkusi Christophe, nkaba ndi umuyobozi w'iri shuri rya Kabutare TVET School. Yahoze yitwa EAV. Yahoze yitwa EAV Kabutare, ariko ubu ni Kabutare TVET School. Cyaje guhindura izina ryari? Cyahinduye izina mu mwaka wa 2018. Niho twabonye amabwiriza ko ibigo byose bitanga ubumenyi ngiro bigomba kwitwa TVET School. Yego. Kuko hari igihe wasangaga nk'uko icyitwaga EAV Kabutare, humvikanaga ko ari ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi gusa, ariko ubu kubera ko harimo n'indi myuga, iyo uvuze Kabutare TVET School byumvikana ko niyo myuga yose irimo, ariyo yo gutunganya umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, twita food processing mu rurimi rw'amahanga, ndetse na forestry, ari byo byo kubungabunga amashyamba ndetse n'ibidukikije. Ubwo rero bivuze Kabutare TVET School twumva ayo masegisiyo: ubuhinzi, segisiyo y'ubworozi, segisiyo yo gutunganya no kubungabunga amashyamba, ndetse na segisiyo yo gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo mugiye no gutangira muduha nk'amava n'amavuko ya kino kigo, kuko ni ikigo cy'ubukombe. Ni ikigo cy'ubukombe nk'uko bivuze. Mu by'ukuri ni ishuri ryatangiye mu 1937, ritangizwa n'abafurere de la Charité bo mu Bubiligi. Ubwo iki kigo rero cyagiye kigira amateka atandukanye yo guforoma abatekinisiye muri ayo masegisiyo nababwiye. Ikigaragara nuko ari ikigo mu by'ukuri gifitiye igihugu akamaro, kuko nk'uko tubizi ubuhinzi n'ubworozi ni ikintu cyangombwa cyane, kuko ni domaine itunze abantu benshi. Niyo urebye abanyarwanda benshi bagera muri 85% batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Kuba rero twebwe dutanga ubumenyi muri ibyo bintu, twigisha abanyeshuri kugira bazajye gufasha abo bahinzi bari hirya no hino mu gihugu, byumvikane ni ikigo gifitiye igihugu cyacu akamaro. Murakoze cyane. Mwanagarutse rero ku mashami mugenda mwigisha cyangwa se amasection nk'uko mwabitubwiyeho, harimo ajyanye nyine no kubungabunga ibidukikije
ibidukikije, amashyamba, ariko kandi harimo n'ay'ubuhinzi n'ubworozi. Iyo tuganiriye n'abantu mu biganiro byacu dukora umunsi ku munsi, dusanga akenshi imyumvire y'abanyarwanda ari uko ngo iyi myuga ari imyuga ireba abantu bakuru cyangwa se bashaje, abandi nabo ati nababuze ibyo bakora. Muri kubyigisha urubyiruko, abana b'u Rwanda babyumva bate? Mu by'ukuri abana dufite hano twigisha ibi bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi n'amashyamba ndetse no gutunganya umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, kubera ko baza hano babihisemo, bazi mu by'ukuri akamaro kabyo. Abo mwaba muvuga batabyumva, ubwo ni abandi bari mu zindi domene, ariko mu by'ukuri iyo urebye iyi domene y'ubuhinzi n'ubworozi ni domene buri muntu wese yagombye gukunda, kuko uburyo turiho nta muntu uriho atarya, kandi ibyo turya bikomoka mu buhinzi n'ubworozi. Aba banyeshuri rero dufite hano barabikunda cyane, kuko uba ubona babyiga babikunze. N'ikimenyimenyi ni uko niyo barangije abenshi barabikomeza, kandi bagafasha abanyarwanda batandukanye mu ngeri zitandukanye. Iyo mubigisha byanze bikunze namwe mwakwishima mubona bari gukora n'ubukangurambaga hanze kugira ngo mu gihugu cyacu tugire imyumvire rusange, mujye mugaruka kubabwira ko bafite no guhindura sosiyete baba batuyemo? Ibyo biri no mu masomo tubaha, kuko tubigisha ibintu biri tekinike bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko na mobilization, sensibilisation y'abantu batandukanye kugira bagane uyu mwuga, nabyo biri mu masomo tubaha, cyane ko mu by'ukuri abarangiza hano baba bari muri domene zitandukanye. Hari abakora mu makoperative, hari ba sedo b'utugari, burya requirement bagomba kuba barize ibi bintu, kuko ni abantu bashinzwe iterambere burya ry'akagari, baba bagomba swati kuba ari umugoronome cyangwa umuveterineri. Abasedo b'utugari benshi baturuka muri ibi bigo bya TVET byigisha ubuhinzi n'ubworozi. Kusensibiliza rero abaturage nabyo biri mu masomo tubaha, kugira ngo n'utabyumva agane uyu mwuga w'ubuhinzi n'ubworozi ufitiye abantu benshi akamaro. Turi no mu bihe rero by'icyorezo navuga ko cyugarije isi, natwe mu Rwanda rwose cyaratwatatse nko mu kwezi kwa gatatu gutyo kwa kabiri. Ni ibintu byaje bikora ku buzima bw'abaturarwanda, by'umwihariko no mu bijyanye n'uburezi. Twagize igihe kinini turi mu rugo, abana bataza ku ishuri. Ese mu minsi yashize leta yacu ikimara gufungura ibigo bimwe na bimwe, namwe murimo, abana baje kwiga bameze bate? Mwabonaga bakiri muri ya mood yo kwiga? Kubera ko bari bamaze hafi amezi 7 batiga, mu by'ukuri hari impinduka yabaye, kuko burya umuntu yamaze amezi 7 atari ku ntebe y'ishuri, burya hari ibintu byinshi aba yarahindutseho. Ariko nk'abarezi ni inshingano zacu, natwe uburyo tubigisha tuba tuzirikana ko bamaze igihe batari ku ntebe y'ishuri. Nk'ubu ngubu turi mu mareviziyo gusubiramo amasomo yabo, kugira twongere tubageze kuri nivo bariho, noneho duhite dutangira ibizamini bisanzwe by'igihembwe cya mbere. Mu by'ukuri rero iyo ubarebye ubona bari kugenda bagaruka muri mudu, uko umunsi ugenda uza uba ubona hari impinduka igenda iza, kandi dufite icyizere ko mu gihe kiri buze gitoya baraba bageze kuri nivo bariho, noneho tukinjira mu bizamini. Vuba ngaha n'abandi bagiye kuza ku itariki 23, namwe murabafite bazaza, mubiteguye mute? Twebwe muri TVET school baziye rimwe, twakiye abo mu wa 4, mu wa 5 no mu wa 6. Ariko muri general education ubu abana bo mu mwaka wa mbere, abo mu wa 2 n'abo mu wa 4 nibo bagiye kuzakirwa ku itariki, bagiye gutangira amasomo ku itariki 23. Twebwe hano rero twabakiriye rimwe, ubu bose bari hano mu kigo. Ni byiza cyane. Hanyuma ku bijyanye no kwiga rero, munubahiriza zino ngamba ndetse n'amabwirizwa yo kwirinda kino cyorezo, biri gukorwa bite? Se abana barabyumva, bimeze bite? Twebwe kubera ko nk'uko nababwiye twakira abana guhera mu wa 4, byumvikane ko hari abana mu by'ukuri baba bari ku rwego rw'imyumvire runaka. Iyo ubabwiye gahunda yo kwirinda covid, kuko bakiza twarabibasobanuriye, banatubwira ko n'ubundi mu mafamiye bari bazi ko bagomba kwirinda. Ubwo natwe nk'ubuyobozi bw'ishuri twashyizeho facilities cyangwa se inyubako zitandukanye, yaba ari urukarabiro, yaba ari ukugura za hand sanitizer, yaba ari ukugura za flash thermometer. Buriya buri gitondo dufata umuriro wa buri munyeshuri, hanyuma tukandika buri mwana wese, turamukurikirana mbere y'uko atangira amasomo.
kugira tumenye ese yabyutse ate, ibijyanye n'ibipimo nta kibazo cyaba cyabayemo. Ikindi tubashishikariza ni ugukaraba intoki inshuro nyinshi bishoboka bakoresheje amazi n'isabune. Ikindi tubashishikariza no kutegerana aho bari hose bagasigamo metero kugira hatagira ukora ku wundi bikaba byaduteza kiriya kibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Mu by'ukuri iyo urebye kubera ko na minisiteri yari yasohoye amabwiriza yayakoze yifatanyije na minisiteri y'uburezi na minisiteri y'ubuzima, batugejejeho amabwiriza mu gihe twarimo twitegura kwakira aba banyeshuri. Ayo mabwiriza rero twagerageje kuyakurikiza kugira ngo natwe twirinde ndetse turinde n'urubyiruko dushinzwe kurera. Ni byiza cyane. Aya masomo mutanga rero by'umwihariko muri bino bigo bya TVET usanga ubushakashatsi, abanyeshuri baba bari mu bushakashatsi bakora amapratike. Ese mwaba mufite ama workshops ahagije? Abana banyu bashyira mu bikorwa ibyo bize gute? Mu by'ukuri buriya hari icyo bita accreditation, ni nko guhabwa uburenganzira bwo kugira ngo utangize section runaka. Iyo accreditation rero itangwa n'ikigo cya WDA. Buri mwaka buriya habaho visite y'ibigo bya TVET schools kugira barebe niba buri kigo cyujuje standard kugira gitangire section runaka. Ubwo rero natwe amasection nababwiye cyangwa amashami nababwiye yose tuyafitiye accreditation. Kandi nk'uko nababwiye iki kigo ni icya kera gifite basic requirement cyangwa se ibyangombwa nkenerwa, ari ibijyanye no kwigisha ndetse n'ibijyanye no gushyira mu ngiro ibyo twigisha. Kuko twebwe ni ikigo cya tekinike, tugomba kwigisha abana ariko tukanabigisha uburyo ibyo twabigishije bishyirwa mu bikorwa. Ibikoresho rero muri workshop birahari ndetse n'amakonsomable arahari ku buryo mu by'ukuri twe dusohora abanyeshuri bari kompetenti cyangwa se bapafominga mu mwuga runaka umwana aba yarakurikiye. Ikindi n'abarimu turabafite kandi bafite ubumenyi buhagije. Ni nayo mpamvu buriya tunatsindisha cyane mu bizamini bya leta, bamwe bakanakomeza muri za kaminuza. Hano nta kibazo kijyanye n'imyigire n'imyigishirize dufite kuko leta yacu y'ubumwe yatwitayeho ntako itagira kugira ngo uburezi dutanga mu by'ukuri aba ari uburezi bufite ireme. Kuba uburezi butanga bufite ireme byo ntabwo twanabitindaho cyane kuko umusaruro mutanga n'imitsindishirize yanyu abantu benshi barabizi. Ariko mu biro byanyu directeur harimo ibikombe, harimo imidari, byavuye hehe? Nimudusobanurire. Murakoze cyane. Ibi bikombe n'imidari ni amakompetisheni twagiye tujyamo atandukanye. Uretse kuba wenda sport itari yafungurwa kubera icyorezo cya COVID-19, ariko abana dushinzwe kurera bagiraga amakompetisiyo mu mikino itandukanye kuko nabyo burya siporo ku rubyiruko irafasha. Ubwo rero ibikombe mureba bimwe niho byagiye biva. Izi za certificate mureba ni ama exhibition twagiye tujyamo kugira twerekane ibyo dukora. Naho byagiye bituruka ahenshi ni muri ayo makompetisiyo n'ama exhibition twagiye tujyamo, hanyuma bakadushimira kubera ko tuba twakompetitinze neza. Iyo uganiriye, iyo ugize amahirwe yo kuganira n'umuntu wize nk'ahangaha wenda mu myaka yashize atavuga ati eyavesha atuzi inka zaho, atuzi amata yaho. Ese n'ubu muracyagira ubwo bworozi, ubuhinzi, ibintu byanyu nyine? Nk'uko rero nabibabwiye muri workshop tugira nko muri agriculture tugira workshop irimo equipment, materials zitandukanye abana bifashisha mu kwiga. Ariko muri agriculture n'ubundi kuri field niho burya niyo workshop y'umugoronome kuko niho ashyirira mu ngiro ibyo yiga. Ubwo rero yaba ari ibihingwa bitandukanye tuba tugomba no kubigira kuri tere, tukabyigisha ku ishuri, tukajya kubereka uburyo babihinga n'uburyo bikurikiranwa kugeza igihe bitangiye umusaruro kandi wifuzwa. Ikindi mwari mumbaje n'ibijyanye n'inka. Buriya inka dufite zidufasha muri pedagogy kuko umuveterineri yari kwiga hari igihe bakenera nko kubaga inka kuyikorera operasiyo, dufata muri ayo matungo tworoye bakayigiraho, ariko amemuta akaba yatanga n'umusaruro kugira ngo habeho income generation ku ishuri. Ibyo rero ayo matungo turayafite y'ubwoko bwose kuko n'ubundi tubigisha amatungo y'ubwoko bwose, yaba ari ihene, yaba ari intama, yaba ari inkoko, yaba ari inkwavu,
yaba ari ingurube, yaba ari inka, yaba ari amafi, yaba ari inzuki, ibyo byose tuba dutegetswe kubigira kuko n'ubundi turabibigisha hano. Kugira rero nabo barebe uburyo bikurikiranwa, uburyo iyo byarwaye uburyo zivurwa ayo matungo, ese amasuku mu biraro akorwa gute, ese kuzigaburira bikorwa gute, ibyo byose turabigira. Ikindi tugira ni turagiro, kuko nabyo turabibigisha. Buriya tugira inkoko zitera amagi, tukayashyira mu mashini za incubateri, hanyuma nyuma y'iminsi 21 tukaba twabona imishwi tukayorora. Ariko ibyo tukabikora muri gahunda yo kwigisha abanyeshuri, ariko na production y'imiti, kugira ishuri rigire amafaranga ryinjiza, bityo kwigisha bitworohere. Bwana Directeur, turi muri kurera abana b'u Rwanda, nta nubwo muri kubikora byanahereye kera, ariko still turacyabona ubwitabire bw'urubyiruko muri iyi myuga, by'umwihariko mu nigisha yerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi, ntabwo ubwitabire buragera ku kigero gishimishije. Ni urugamba, ni uguhozaho, ariko se muri kubikoraho iki? Muri guhindura imyumvire gute kugira ngo byuze tuzabone ikigero kiri avance kandi kirimo abantu b'abajene banabyize? Murakoze cyane. Nk'ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi, mu by'ukuri ibyo dukora ntabwo bigarukira hano mu kigo gusa. Buriya tugira n'amagitivite atandukanye hafi hano mu baturage bakikije ishuri, yaba ari ukubereka tekinike nk'ibijyanye no kurwanya malnutrition, tukabereka uburyo batunganya uturima tw'igikoni. Hari utwo twubatse mu murenge ni mu kagari ka Kaburemera mu murenge wa Ngoma, hari utwo twubatse muri iri shuri twegeranye rya groupe scolaire Butare Catholique. Muzi ko hari abanyeshuri bafatira amafunguro ku manywa bakayafatira ku bigo. Ubwo nk'ishuri rero tuba dufite uruhare rwo kugira ngo tugende tuberekere uburyo nubwo waba ufite ubutaka buke, uburyo wabubyaza umusaruro. Hari n'utundi turima tw'igikoni twubatse ku ishuri rya Petit Seminaire Baptiste riri hariya kwitaba. Ni muri rwa rwego rwo kugira ngo twerekane ibyo twigisha hano, tubisohore bive mu kigo, tubyereke n'abaturage duturanye nabo babishyira mu ngiro. Ikindi dukora kijyanye wenda no kugira ngo ibikorwa byacu byere kugarukira mu kigo, buriya dufite section ya veterinary y'ubuvuzi bw'amatungo. Umuturage yafite nk'itungo rifite ikibazo ashobora kudutumaho, tukaba twagenda tukarimuvurira kandi ku giciro kidahanitse cyane. Izo zose ni serivisi dutanga, ndetse tugatanga n'ibyororo by'amatungo, yaba ari ihene, yaba ari intama, kuko turazorora zikabyara, ntabwo wazimaintaininga zose. Izo dushaka kugurisha tuzigurisha abaturage baturiye hano, nabo bakabona icyororo gitanga umusaruro gusumba ya matungo baba bafite atari improved cyangwa atari ameliyore. Ibyo rero nibyo tugenda dukora. Ikindi mwari mwambajije ni ikijyanye no kuba abantu batitabira neza aya masection. Mu by'ukuri ni challenge ihari, ariko leta yacu y'ubumwe yabishyizemo imbaraga, kuko mwabonye ko bari kubaka amashuri, bakubaka n'amashuri ya TVET. Biriya ni ukugira ngo tugire urubyiruko rujya mu by'ukuri mu bijyanye n'imyuga, kuko iyo urebye iterambere ry'igihugu, ibihugu byagiye bitera imbere nuko byashoye urubyiruko mu mashuri ya tekinike, kuko bihita bitanga akazi mu buryo bwihuse. Numva rero kubera ko leta yacu ibyumva, natwe tukaba twarabigize ibyacu, gahoro gahoro bizagenda bikemuka. Kuko niyo urebye no mu giturage, abantu bari muri izi domene z'ubuhinzi n'ubworozi ni abantu bari hejuru y'imyaka 40-50. Urubyiruko rero rwacu mu by'ukuri ntabwo rwari rwabyumva, kandi mu by'ukuri ni umwuga uwitabiriye wakubeshaho mu buryo bwihuse, ukaba washobora kwibeshaho ukabeshaho na famiye yawe. Numva rero nyine ari ubukangurambaga buzakomeza kuganirwaho kugira urubyiruko rwacu rwitabire iyi myuga yacu y'ubuhinzi n'ubworozi. Wenda tunaretse n'ubuhinzi tukavuga nko gukanika. Buriya umukanishi wese, buriya mujya mugera mu magaraje mukareba ukuntu intoki ziba zisa, amagirise n'iki. Buriya iyo ushaka imibereho myiza, hari icyo bigusaba kugira ngo iyo mibereho myiza uyigereho. N'umujene rero uvuga ati sinatuba amase, ntabwo nakandagira mu itaka, ni ya myumvire nyine yo kutamenya ko akazi icyo kagusaba ugomba kugikora kugira utunganya ako kazi. Kuko nanjye ubu tuvugana nibyo nize,
haba muri humanite, haba ndetse no muri kaminuza imyaka 5 nizi ibintu bijyanye na crop production. Ariko uburyo badutozaga twiga, yaba niba tugeze mu bworozi bw'ingurube ni ukujya mu kiraro, niba ari ukuyikorera isuku ukayikorera isuku, niba ari kuyigaburira ukayigaburira. Bya bindi abantu bishyiramo ngo sinakora ku mase, sinakora mu myanda, ni ya myumvire bujye bikiri hasi. Ya myumvire ikiri hasi, ari nayo mpamvu nyine ku bufatanye tuzagumya kugenda dufatanya kugira abantu bahindure mindset. Bumve ko mu by'ukuri umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi ni umwuga umuntu akora ukamukiza mu buryo bwihuse kandi akagira imibereho myiza. Nkaba nabashimira. Ikindi dufatanya ni ikijyanye no gukurikirana abanyeshuri ku ishuri. Ikindi nababwira ni uko abana bameze neza muri gahunda yo kwirinda COVID-19, nta kibazo gihari. Byaba ari bibafasha, ubuyobozi bw'ishuri twakoze ibishoboka turabikora, yaba ari ubukarabiro, hand sanitizer, kubagira inama yo kutegerana. Ibyo byose tuba turi kumwe n'aba bana dushinzwe umunsi ku munsi. Icyo nabwira ababyeyi ni uko batagira umutima uhagaze, abo bareresha nabo natwe turi ababyeyi nkabo, nta mpungenge bagombye kugira. Abana ubu bameze neza, kandi nitugumya kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID twese tugafatanya, iki cyorezo tuzagihashya, bityo twige neza n'amasomo abe yakomeza n'indi myaka yindi izakurikira. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane, turabashimira.